Elise. Elise ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo ku izina Elizabeth cyangwa se nanone Elisheba, aho rino zina risobanura isezerano ry'Imana. Elise rero ni umuntu ukunda guhora yishimye, wiyoroshya kandi udakunda amakimbirane. Ku bijyanye n'amarangamutima, Elise ni umuntu wiyakira vuba ku byamubayeho byose, yibwira yuko ibyamubayeho ari ibyo kandi ko byari biteganyijwe kuzaba, agahita yumva yuko hari impamvu byabaye. Niyo umuntu amubabaje ntabwo akunda kubitinda, haramureka ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe. Elise uburyo ateye ntabwo aba yifuza kubabara, ntabwo aba yifuza ikintu cyamurakazana mba. Kubw'iyo mpamvu rero iyo byageze ahantu ashobora kurakara ahinduka ubundi ku buryo abantu bose bari aho ngaho bashobora kwikanga. Elise mu buzima bwe aratungurwa cyane by'akanya gatoya ku bintu bimubayeho, ariko kandi nk'uko twabikubwiye agahita yiyakira. Ba Elise bakunze kurangwa no kumenyera vuba, bagakunda guhanga udushya, bakaba bazi gutanga amakuru, bakarebera ibintu byose mu ruhande rwiza kandi bakagira igikundiro. Elise ni umukobwa wanga akarengane, akaba ashobora no kuba yagira amahane mu bijyanye n'ubusumbane, ariko kandi akaba ari n'umuntu witurije cyane. Mu buzima bw'urukundo uyu mukobwa ni indahemuka, arakunda kandi aba yifuza umusore umeze nka we. Ntabwo akunda ibintu bya huti, aba ashaka gukora akantu kamwe karangira agatangira kandi gutyo, akaba kandi afuha cyane, ariko kandi akabihisha, ntabwo umuntu yabimukekera. Elise mu rukundo iyo umukoshereje aba ashobora kuba yakubabarira bikanarangira, ariko kubikora ku yindi nshuro abona yuko uri umuntu utari seriye, maze ibyanyu aho ngaho bikaba byarangira. Akazi gatandukanye aba yakora harimo ibijyanye no gushushanya, kuririmba ndetse n'ibijyanye n'ubugeni, usanga Elise abikunda cyane.